gusa neza ibyo ntawe utabyifuza ariko ukaba ushonje kandi werekana wagera mu bantu ukihagisha. Yego ubuzima bwa nyabwo burahendutse. Nk'ubu ngubu tuvuge nk'uyu munsi nshobora kuba nakoresheje 4,000. Nta nubwo ari blague ni ibya nyabyo. 4,000 kuri uyu munsi. Ariko muri ya fake life nakoreshaga 40,000 nubwo ari abastari ariko nago baza hano hanze kwirwa ngo hagapago ngo papirisi piripiri ndi mu murima bro amajiyo disi agiye guhinga mu gitondo ngo wankubise gitatu mani hari abajya baguhamagara none si cyo kibirarumva zagikora akaba ari ujya hirya akavuga ngo ari mu buzima bwiza muri green mu nkoko. Nagiye mbona ibintu byinshi mw'abantu noneho kubera ko ari abasani uzi gusanga umusani ukamubwira uti ko nahageze uje gukora iki firigo ukabona hano haparitse imodoka ukagira ngo wenda ni abashyitsi kumbi ni landlord kandi ku Nyarwanda nabonye banditse ngo inzu yaguze ibyo ngibyo tubyumvikane. Noneho akavuga ati nimfungurira amaji aje gutashona kandi landlord bamubwiye ko nahari. Ubwo buzima ibyo bintu byarabaye abantu b'inyamata ndabashuje urumva ukamubwira uti mani ko nahageze uretse imodoka nigenda nimba uje kunsura ngo ugomba kuba ufite uransanga ndi kunywa mowete ariko watsinje icyuma munsi ngo uri kunyemeza uri kwiyemeza uri gufata Amerika ukagira gato. Nese ama muri abo bantu bose uzi babayeho muri ubwo buzima bari muri abasa umeze hari noneho muri bo hari ushobora kuguhamagara bitewe n'ukuntu umuzi akakubwira ngo makibiri ukakimwima kandi ugifite. Ego sinimba nakubonye kuri The Choice nijoro uri ku Cyangwe. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Ama ubuzima urimo ubayemo uyu munsi ubwo wifuje kubamo? Nibwo nifuje ahubwo ubwo nari ndimo bwari bubi cyane. Ubuzima nigeze kubamo bura bwa gisitari nk'umuntu ngo yarayitinze ni ibintu byo kubeshya ni scam life. None se kugaragara neza gusa neza ibyo ntawe utabyifuza ariko ukaba ushonje kandi werekana wagera mu bantu ukihagisha bingura hazi kandi ushonje never nago bizongera kumva ukunda. Urabyuka ukaza ukihingira nkimerera neza inkoko singize cyane Jiripa ubu buzima wowe bufata ute? ubuzima ni sawa cyane wongera ngo cyane ahubwo noneho twabaye mu isi y'impimbano imyaka myinshi kubeshya abantu beshya kandi nabo bakishimira ko tubabeshya. wowe uratira umuntu inkweto ngo ugiye gutwika mu kirori kugaragara ambara bote umenye ko ari wowe ari ukumeze. Urajya kunywa Heineken kandi unywa urwagwa ubwo se icyo bizavamo? Umva Ripa abantu bari kutwumva baraza kumenya ibyo ari byo. Uzi ko umuntu ashobora kunywa akantu wenda ka B1 gin nko mu kabari yajya amira nawe uti kandi waje muri taxi voiture tubyumvikaneho. Ama ibyo bintu bibaho mu basani cyane cyane
ku buryo dushobora kumubona ari yambaye neza ku mibavu myiza ya Paris. shaka umusana ubwira ngo nzagusure mu rugo ryari kuki atabyemera se aba yimutse erega burya ndamwereka ikindi kintu mama niba ushaka kumenya mind y'umuntu kinatekereza uwo ari we ikimuri mu mutwe na capacity y'ubwenge bwe reba ibintu postinga kuri Instagram ibi ni postinga kuri WhatsApp reba bano bakobwa bose birirwa bavuga ngo uretse kwarura mbanze fotora ibi biri no ngo ni ikintu afite mu mutwe ariko adafite ntiheretse kubibona se nizi iyo nko kugiye kurya nifotoranye nayo posting ariko sinayi posting kuri tete irajya mu nda se kandi abwo akabikora yagiye kurya kawunga nako kuko abona bitoroshye yagakuye bya bishimo bya zombikize gutera umubaga uyo mu biryogo agiye kurya miti uri kuza ari umupeti ujya ukura akantu ngo barabaruze cyangwa wowe ubwo mpere umunsi mu rugo ama wigeze nawe ubaho ubwo buzima ku buryo nabubayemo ariko naje kubuvamo ushonje uri gushira ariko ugashinje ngo bakwarurira urye ngo mvuye mu rugo ndiye ibyo ntabwo bikunda sibyo kandi tujye tuvugisha ukuri aba bantu bagiye kudukurikirana barabizi neza mujye kuri Ama-G The Black Official naho mukore subscribe muzajya mureba realite y'ubuzima tubayeho umuntu abeho urajya kwifotoreza ku kibuga cy'indege ngo nyaretse kuri mu ndege nkakubona mu gatsa ntizi yo bag nkwereke ntizeho gato ndagiye nko Ama-G mwakunze arigende wagira ngo yarari yari igiciro none sibyo nibi rero tujye tuvugisha ukuri life nyine mu abantu benshi cyane bayibayemo hano hanze bayibayemo kandi irahenda nicyo nababwira ubuzima bwa nyabwo burahendutse nk'ubu ngubu tuvuge nk'uyu munsi nshobora kuba nakoresheje 4,000 nta nubwo ari blague ni ibya nyabyo 4,000 kuri uyu munsi ariko muri ya fake life nakoreshaga 40,000 ukongeraho amazero 3 nako 4 kuri bya 4,000 byawe ubu ngubu nsagayeho 36 ubuzima wabamo n'ubuhe nabaho bwa 4 ubwo rero ni byaba ariyo mpamvu waje gutura kure ni mu nda kure uvuye hehe kure uvuye aho nari mvuye nawe wari uri kure nawe wari uri kure ariko hari igihe wari uri hafi yande kuki mumushaka wowe wari uri nari ndi hafi yande none urumva ni hafi ya cya gihombo kuko wagombaga kurya amafaranga ngo ntabwo byari bikiri 4 wari kurya nk'icumi ngo nsigaranya ngahe muri nawe wari kurya uko biri kose n'undi yari kurya oya 4 ariko nariye twariye twese twariye si wahaze cyane so rero icyo ni cyo kintu cy'ikibazo dufite muri twe mu mutwe kumva ko bababeshye ngo Yesu azabasanga mu murwa ntago muzi nimba ari mu murwa wa Johannesburg muzi ko ari umurwa okay wenda Yesu azagwa muri iki gice n'uguhita mujatira njyana ubumwe abandi nzagenda nkwaye rero ikintu cyo batubwira hari umuhanzi uzi uyu munsi ukibayeho ubwo buzima ntabwo se ni uwuhe basi tubwire uyu babiri utari ubaye ukibayeho ubwo buzima utubwire uyu umwe gusa bose ni ubwo barimo abenshi ntabwo njya nkunda kwanonsa abahanzi kubera ko bahita bizana ahita ashaka imyenda yo kujya nanjye kumvugaho ariko nakongorera njye ariko nta kibazo ariko iyi ni mikoro oya turavugaho gutya nta kibazo mumbwira nta mpamvu yo kuvuga abandi bana mani nabo niba bazajya babona ibi bintu basi bijye bibabera isomo ushobora no kuba uba ahantu heza mu nzu nziza ariko nk'inyuma y'iwawe wakubita akarima k'igikoni imboga ukagira usuruma
nagiye gusura mama Butera Jeanne hari Nyamata mbona ibintu bimeze neza, ari mu buzima we bumeze nk'uko bisanzwe. Ibyo busani byanyu ni ukuza stage gusa. abo musani ageze muri Sidiri mu rugo abari mu rugo nk'umubyeyi nyine hari yarera abana. Umusaza wacu rwose nawe yibereye muri studio atunganya imiziki. Ubwo n'ubuzima nubwo ari abastari ariko nago baza hano hanze kwirwa ngo hagapago ngo papirisi piripiri ndi mu murima bro. Urumva ngo hehe nese ufite amafaranga ukuye mwabisambo mwe mwabajura mwe ngo kanaka ngo yahostinze kandi ngo numujama wanjye uranywera iki ngo kwere ngo tebo y'abantu nange bakwa nyicayo ahubwo nzajya mboherereza ibirayi bateka ifiriti muri mbakubita inkoko amana n'ubuzima bwiza umuntu naga ari ubuzima bubi nyine ukuntu umuntu abufata nkaho ari ubuzima bubi. Amajiyo disi agiye guhinga mu gitondo ngo wankubise gitatu mani. Hari abajya baguhamagara abasaza ni benshi abakecuru ati se urihe ngo tukugere utabikimwaye bikaba bifu ukamufitanye ikibazo nukuvuga ngo none se icyo kibira rumva nzagikora akaba ari we ujya hirya akavuga ngo ari mu buzima bwiza muri yibera mu nkoko ama ubu buzima bwawe n'ubuzima bwiza umuntu wese ubishaka yabwigana. Oya nashaka ntabwigane we arihitiramo ubuzima kwirirwa ubeshya abantu ngo ntizi imodoka nawe wibeshya none ubura kwibeshya nicyo cyadanje. Hari ikintu bakora urana muri Amerika iyo uyigize ntoya ukaba gatoya ukaba uri gufata umubumbe nyine ukawugira gato ubwo waba wise aba wakoze cyane urumva rero ubwo buzima nibwo abantu benshi barimo. Wowe urambwira ngo ntizi imodoka njye gusura runaka nta nigare ugira. Mbese ikintu ashatse kuvuga ahangaha ni nko kujya mu kibuga ugafata umupira ukaba ari we wenyine urimo uri kumwe na Messi kandi uri wenyine ukoze ko bacenze aho uri kwikinana aho ukina wanachiza iyo ukinye ukikinana ubu uri gukora iki ubu uri gukina. Rero abantu benshi icyo nakubwira God kandi none ubu butumwa bugere ku rubyiruko wimbwira ko ukeneye iPhone yagezweho ni kangahe 16 uri ku ishuri mu mitekerereze yawe ikintu ukeneye niyo iPhone kandi uzajya kurangiza niyo wabona ayo mafaranga urashaka kuyabona mu buryo bubi cyangwa bwiza kandi none ayibona bazahita bazana 17 nayo urayishaka uyibone bazane 19 hahita haza n'indi marike uribuka we karasharamye urayizi hari phone ya kera twabiraga n'ikarita yo kwitaba yitwa hari bitushi hari CMS hari Motorola hari indi phone twese twumvaga tuyishaka bakundaga kuvuga ko ari iy'abantu iy'abapolisi ni Darifuru iyo ngiyo iyo wabaga udafite Darifuru waranayibonaga ugahita winjira karitsi kandi nta n'igiceri cy'icumi telefone yaje isona n'amatusha gasa y'umweru sha nakorera ipato tureze so rero ikintu cyadanje ibyo byose hari ukuntu umuntu ashukwa n'ubuto hari ukuntu umuntu ashukwa n'ahita afite hari ukuntu umuntu ashukwa n'amafaranga abonye mu mwanya muto akayapfusha ubusa cyangwa akayakoramo ibidakorwa kugira ngo arye ubuzima ariko barakubwira ngo nyuma uricuza hari ibintu iyo mbimenya wowe hari ikintu wicuza nawe muri kiriya gihe ubu buzima mbumenya mbere
nibwo nari kuba ndimo kurusha ibindi bintu. ejo bundi ndagutumiye uzaze tubaga ihene Lil Pac, nawe ndagutumiye. Abandi bagiye kuzirira iyo hirya bakomaza uzi kuvumba inyama birakatsira. Ariko ngiye hano nzazanye ivumbi. Oya wowe ndagutumiye. Lil Pac ndamutumiye muri weekend uzazane uzazane n'umuntu witwa Kagarara. Kagarara ubu byumva aho uri hose uratumiwe, urasabwa kuba hari. Nakunze ukuntu akwereka man lifestyle na wabamo, nta hantu yigeza gutsimba ahubwo ukuntu umusaza yitera parufe nk'icumi. Kagarara yambaye silipa na flat cap, uramubaza iki? Yavuze ati ariko yarananshuhuje by the way, nanjye ndamushuje Kagarara umusaza man. Yaravuze ati naje hano kwiga, ntabwo naje kuba muri chateau, ntabwo naje kwigaragaza ko mbaye byiza ko ndi n'ikimenyimenyi ngwino urebe bano ndara hasi. Ubwo buzima rero Kagarara arimo buraryoshye kurusha ubwo kukwereka ahantu yakodesheje ghetto igitanda cya dani. Uriye niwe Kagarara, uyu ni wamaji. Ahubwo Lil Pac nawe tuzagusura. Ni karibuni kabisa. Njyane muzanye Lil Pac wari. Na Lil Pac tuzagerayo tumenye abantu. Umuntu arakubwira ngo nje kukureba ngo buretse ngo mbanze ngo nkorope. Ni gutyo wari umeze, ntago hari hakurupa ibintu ni ukusanzwe. nari nzi ko buri Kagarara cyagiye mumanuka yateguye akahita akubwira ati icara ku gasonga bugari twiganire. Icyanzanye hano ni mentality, naje kwiga. So rero ubwo buzima ariko uri kubona ko abantu bari kugenda basobanurira abandi ubuzima icyari cyo. Yego, reka nkwereke, ngiye mfite icyizere neza 100%, 100% ko bazagiraho bose bagahinduka. hari nk'uwuzi se ubivuga ati icyampuye umuntu agahinduka nkurikije ukuntu muzi. Abantu bo mwisi mpimbano ni benshi. Hari nk'ureba ukabugirira impuhwe kumva impuhwe zirakwishe. Ndabafite b'inshuti. Urumva buretse gato tubanze tubagarukeho. Njyewe uko mbona hano uri kumbona urabizi ko ndi umutekinisi. Yego, nkora amafirigo, nkora amaklimatizeri, nkora n'amaklimatizeri yo mu modoka. Nagiye mbona ibintu byinshi mw'abantu. Noneho kubera ko ari abasani, uzi gusanga umusani ukamubwira uti ko nahageze uje gukora iki? Firigo. Ukabona hano haparitse imodoka ukagira ngo wenda ni abashyitsi, kumbi ni Land Road. Kandi ku Nyarwanda nabonye banditse ngo inzu yaguze. Ibyo ngibyo tubyumvikane. Noneho akavuga ati nimfungurira amaji aje gutashona kandi Land Road bamubwiye ko nahari. Ubwo buzima ibyo bintu byarabaye abantu b'inyamata ndabashuje. Urumva ukamubwira uti mani ko nahageze. Uretse imodoka nigenda ngahita none se ndaba ndi hehe mani ngo rebe ngo hepfo ngo ahantu hari akabotike ngo bicaye. Urumva ubwo buzima mani kubaho utariho. ntago ari wowe wanyawe. Yes, ntago ari wowe wanyawe. Muremure mbese nimba uje kunsura ngo ugomba kuba ufite uransanga ndi kunywa mo wete ariko watsimbye icyuma muri ngo uri kunyemeza, uri kwiyemeza, uri gufata Amerika ukagira gato ugahita utera uragakirinya. So rero ibyo byagiye bimbaho cyane, ariko njyewe urabizi ko mbere kuwo ndiwe. Yego, akwereka ukomeze, akubwira ati cyangwa kwa kundi umuntu akubwira ngo mani wampaye nk'agacuma aho ngaho
mani ngo uretse ngo hari umuntu ngiye kuvugana nawe ngo ndahita nkubwira mubwire ko ntayo ufite cyangwa se ndayafite nayaguhaye cyangwa ntayo nguhaye cyangwa se ntayo mfite gahunda nayapangiye nese ama muri abo bantu bose uzi babayeho muri ubwo buzima bari muri abasa bimeze hari noneho muri bo hari ushobora kuguhamagara bitewe n'ukuntu umuzi akakubwira ngo mpa kibiri ukakimwima kandi ugifite ego sinimba nakubonye kuri The Choice nijoro uri ku cyangwe jewe ukaba wambonye mu murima ahubwo ni wowe wakakimpa kandi hari umuntu uva hari ahantu bite kandi n'ukuntu tuba twamubonye aba afite umuntu uhita ukuramo iyo myenda ndagiye nuvuga ngo akinjira we aza afite umuntu yambarira kuri The Choice ahita amubwira ati zana buri ibaze kubona umuntu muri televiziyo mwahurira hasi ukabona siwe kubwira no kuri bro oya niko bimeze ubuzima burahari cyane urashaka kwemeza God urashaka kwemeza amaji no ako gusukushuka ubwonko bwiwe se none se sibyo ndiko kubwira bwa buzima none se nk'urugero amaji ninde mu style mu bantu bagiye bakoresha amapati yabo birthday party bagiye bazikorera iwabo hanyawo ndakubwiye ngo naguhaye urugero uzabwira umusani ngo ndashaka kugusura ese buriya ntawe wambwira ukambwira ati tungura kana kawe nzamuhamagara ahita ntangira kandi iyo ntangiye ndakwancena uze kuza kumunyongorera ngati uze kubaza bakomeza ubwo buzima bwabo ariko icyo nababwira nuko ari ubuzima budafite epfo na ruguru man tugomba kubaho uzi ko hari umuntu uza paka warabizi we urugero hari umuntu mani ugenda urumva amatisi urani itisi yego agatama itisi agakubitamo agashati agatebeza akambaraho badge from nowhere iprintinze badge aho ngaho nyine akambara badge akazenguruka mu bapampe man akababwira ati nayinje muri pose urumva icyo kintu mu mutwe we abayeho ubundi buzima nyine ariko uzi gutaha nta kazi ufite ukajya gukuramo badge nayo matisi kugira ngo God amenye ko nanjye meze neza ibyo turabizi abakinnyi nabo hari umukinnyi ubyuka ari kwirukanka na Gudio nta kipe akinira akahita akubwira ati man uzi ko ya kipe ariko buriya ngo n'abakinnyi nabo ubwo buzima ruri kuvuga abenshi babayeho mu buzima butari bwo ntago Cristiano wamwigereranyaho bro ntago wakwigereranya kuri Messi never wowe ubonye amafaranga umushahara wa mbere barakurokirise uhise ugura imodoka uguze imodoka yo kujyayo ubundi tuvugishije ukuri kandi ekipe bifite imodoka ariko kugira ngo ko Cristiano namubonye kuri Insta aza yitwaye nta na peri mugira niba gufata tupa ndani wanywe ibiyoga wasinze uratwaye uri kudusebya nari ndi kumubwira ukuntu abakinnyi nabo bicara bagatwara ngo amamodoka cyangwa bakayakodesha bagakora iki ariko nayo abakinnyi muri iyi minsi rega ibanga batari bazi kuri Kigali News Kigali News cyangwa babimenye abakinnyi nabo bose bafite defo basiga bari connected cyane n'abasani babanduje ya mico yabo oya yego abasani bo ni ibindi nyine nuvuga ngo babaye reka nkubaza ubu wavuga ngo Haruna Niyonzima yakwereka umurima we cyashobora kuba ufite ariko nanone ariko nyine kutwereka natwe tukamugira icyitegererezo nari ndi kumubwira ukuntu umuntu ashobora kwambara badge n'itisi akanatebeza ya kampani runaka akagenda mu muhanda kugira ngo mwubahe akavuga ati riri paka noneho riri paka mwana byaje gucamo nakubitana akavuga ati muri UN iyo nakubitana akavuga ati ngiye muri niyo européenne ukahita ugenda ugahita witsimba mu nzu
ariko wasize amakuru hehe hanze ku muyana bazira abati man cyakoze imana nta hane itakuru paka mwana sigari muri UN ariko ugahita man nta gitataho agatangira kubaza ba sister abandi wangu so rero icyo kintu ni bwa buzima ubayeho utari wowe ba wowe ijana ribi ijana ryawe senkani zibe senkani zawe nimba noneho nta n'ikintu ufite bigaragaze bagufashe cyangwa nawe ugishakishe waba warakoze hiti sibyo indirimbo zawe twarazibyinnye mwazibyiniye mwazibyiniye ngo zacu ahantu hose mu bitaramo n'ahehe hose hanyuma ukabyuka mu gitondo ukavuga ati nyamuneka byanze reka ahubwo mbivuge nonaha mwokabyara mwe nimero zanjye ni 0788 uwaba ufite ukuntu yamfasha none se nkubeye rigana kari akantu k'agafumbire k'imvaruganda karakenewe nimero ni izo ngizo none se nkubeye ariko nagaruka ukuvuga ngo hari icyo bita kwigira utari we njyewe mu buzima ndimo ubu ngubu burakomeye cyane kuko urumva ndigaburira ngaburira umuryango nkagaburira inkoko nkagaburira ibintu byose urumva abandi bo bari kuvumba no kwishyura wenda baba design bibyangwe n'iki ntabwo tumeze kimwe ejo uzaza uhereza ibirayi wirire urye nanjye wenda nimbona ariko aba bantu bakora mu bintu by'imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi n'iki rab n'iki naratakambye mwamfashije nanjye nkabaho wenda igitari yanjye nkavuga ati nkubisemo nimba nahinze ibiro wenda 200 byose ntugusaba tuba dusaba ariko tandukanya gusaba no gusabiriza ntusabiriza oya ngiye mba nsabye yego ariko kuri iyo nimero ho ndashabirije kuri iyo nimero byo biri seriye cyane ama wakoze cyane rero sawa